Well. Abantu bakoresha WhatsApp, WhatsApp tuyikoresha umunsi ku munsi. WhatsApp tuyikoresha umunsi ku munsi, ariko hari updates abantu baba batazi, hari ibintu biba wenda byahindutse ariko abantu ntibabimenye. Abantu bakoresheje WhatsApp cyane abakoresha Android, hari aga features bakundira iriya application ya GB WhatsApp, ariko noneho kuri iyi nshuro muri latest update ya WhatsApp urabona ko bagashyizemo aho ushobora nyine kuba wahisha scene, nyine umuntu ntamenye ko warebye message yiwe, ariko icyo gihe nawe ukaba utarebeye. Kubikora ibyo ngibyo uza muri setting ukajya hano kuri account, ukajya kuri privacy, warangiza ukemeza nyine kuri last scene, ukaba wakwemeza ibyo ushaka. Niba ukeneye ko nta n'umwe uzajya ubibona ugashyira kuri nobody, ariko icyo gihe nawe ntabwo uba ushobora kubona ko hari umuntu wakuriye scene, nyine washyizeho message, cyangwa se igihe uherukira kuri WhatsApp, ibintu nk'ibyo ngibyo. Njye ndabirekera kuri everyone kuko nta kintu bintwaye. Ikindi, udashaka ko hagira umuntu ureba profile yawe cyangwa se nyine abantu runaka akaba aribo bajya bayireba, ujya ahangaha kuri my contacts. Icyo gihe nyine abantu bakeneye nyine WhatsApp kureba profile yawe, iriya foto uba washyizeho, ni abantu nyine muzajyamo ufitiye amanimero, nyine abantu basevinze muri telefone yawe, cyangwa se ukaba warekera n'ubundi kuri everyone kugira ngo umuntu ari wese nyine, yaba ubikiye nimero yaba n'utayibikiye, ajya abona nyine profile yawe, cyangwa ugahitamo ko nta n'umwe ushaka ukajya hariya kuri nobody. Hari about nyine urabona description yawe n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Urumva ndatekereza nabisobanuye neza, ahubwo akantu keza, urabona ahangaha ku magroup hari igihe abantu bagushyira muri group utabishaka. Ibyo bintu rero kubirwanya nta kundi ni ukuza ahangaha ukaba wakwemeza ku bantu muri inshuti gusa, akaba aribo baba nyine abantu ufitiye amanimero, akaba aribo bagushyira muri group. Ikindi ni stati byo nyine ni ibisanzwe, ushobora kwemeza ahangaha abantu bose ufitiye amanimero bakaba bayibona, cyangwa se ugahitamo abantu bose ufitiye amanimero havuyemo abantu bake, cyangwa ukaba wahitamo nyine kujya usharing stati upostinga ikarebwa n'abantu wowe wahisemo bonyine. Ikindi kintu wenda twakwita nkaho ari gishya kuri iyi WhatsApp, ni uko ushobora kuyilokinga bidasabye nyine gukoresha. Urabona GB WhatsApp abantu bayikoreshaga bifashishaga n'ubundi kuyifunga kugira ngo wenda message zabo hatagira undi muntu uzisoma. Ibyo ngibyo rero nabyo ahangaha kuri update nshyashya ya WhatsApp ushobora kubikora, aho ushobora kwemeza iyi screen lock. Ngiye kubera ko nkoresha touch ID, nahita nyemeza ikajya ijyamo, uko mvuye muri WhatsApp ihita yifunga, cyangwa se ikaba yategereza nk'umunota umwe naba ntongeye kuyisubiramo ikongera ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ikindi kintu gishya muri WhatsApp ni uko ushobora nko gusharinga video, cyangwa se ifoto ikaba yarebwa inshuro imwe gusa. Uko ubigenza, ujya muri WhatsApp ukajya nyine ahantu woherereza video, warangiza ugakanda kuri rimwe iri ahangaha mu nguni hafi n'aho woherereza. Icyo gihe ugakanda kuri OK. Iki gihe iyo nyohereje ni gutya igenda. Umuntu uyifunguye, umuntu ari we wese uyifunguye ayifungura rimwe ryonyine ritagira irindi. Iyo amaze kuyifungura ntabwo aba ashobora kongera kuyifungura nanone, ayireba inshuro imwe gusa. Na video ni uko, abantu baba wenda nka sheri wawe ukamwohereza ka video n'iki, ibintu nk'ibyo ngibyo,
ubu ngubu uba ufite umutekano ko adashobora kugira gute kugaforwardinga nyine ngo abe yagira gute yakohereza abandi. Urabona ko dushyizeho kukareba rimwe ryonyine ukaba wakanda kuri send. Ndumva ari ibyo ngibyo kuri updates nshya za WhatsApp. Ufite ikibazo cyangwa hari icyo ushaka kunganira wabivuga muri comment section. Ubaye hari icyo bigufashije cyangwa hari icyo biri bukungure ugashyiraho na subscribe ugakanda like n'ibyo ngibyo.